umugore guca inyuma umugabo ni sakirirego ntibibaho. Ariko umugabo guca inyuma umugore we, guca inyuma umugore ni sakirirego, ariko ntiba bivuze ko yanga umugore we. dore kandi uzabaza mwarimu wawe ibindi nta bindi ndi gusoma. nakubwiye ngo ikishora muri iki kibazo nabwo tikirarusha ubushobozi. So kuba umusitari ni ibintu bigoye pe. Ubundi iki kiganiro gishobora no gutuma umuntu anarira. Nizere ko umeze neza. Welcome back to my YouTube channel. Nkuko umaze kubimenyera tuba turi kuganira about relationship. Aka kanya ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na Clapton and 5K. Tuje kuba tuganira mu minota mike cyane. Hello. Umeze gute? Tumeze neza cyane. 5K? Yeah. 5K byavuye ni bitanu. Imfura ya Beneri, yego ntibibeshye, ni imfura ya Beneri. No kuvuga ngo kubera kugira amafaranga menshi byatumye bakwita umuntu ubyibushye wari mu jene. Ne twe kubitindaho ni imfura ya Beneri. Izo ze zari ugutunga bitanu. Z'amadolari. Amaze kubitunga itavuga ati nanjye nitwa 5K. Clapton nigeze kumva uvuga ngo niwe wamwise 5K. Koko nibyo ibyo tubwiye ko inzozi za bibaze ngewe oya uri kutubeshya ntabwo ndi kukubeshya oya ntabwo ari by'amadolari, ariko universal yishinze federal kuri Beneri barabizi niho mu rugo mbere ho nabanje kuri 5000 abihinduka 5K. Okay. So hano rero mba ndi kuganiza abantu kubijyanye na relationship. Clapton urubatse, urukundo ni iki, warusobanura gute kuri wowe? Yumvishe ngo tuvuge Sonia na 5K turi mu rukundo. Ubisobanura gute, urukundo ni iki kuri wowe? Urukundo ndufata nk'ikinyabiziga gitwarwa n'abantu babiri. Kuko iyo umwe arangaye ikinyabiziga cyose kiragenda. Wow. Ukuvuga ngo ni ikinyabiziga gitwarwa n'abantu babiri, umwe atabigizemo uruhare ibyagora. 5K. Ubwo ntazi nimba ufite umukunzi, wowe urukundo rufata gute? Subu niba naba ntamufite usi naba naramwigeze. Yabura umushoferi batwaranye. Yago nabura twatwaranye wenda kagonga kubera uburangare. Gusa ariko kuri njyewe relationship ni nabyita ni nko kwiyangaje. Kuri njye no kwiyangaja no kugira umuhati ukagira bimwe wigomwe ntibirebeho ku giti cyawe ngo uvuge ngo nge ngo burya nge ngo uzabaze ngo ngewe hari bimwe wigomwa kugira ngo ubashe kumvikana n'umuntu. So rero no uvuga ngo kuri njyewe relationship ni umuhati no kwigomwa. So nkaye nk'umukomedi birakorohera kubona umukunzi, kuko abakobwa benshi usanga ari kunavuga ati abakomediye ntago bari seriye, ugasanga nyine tubabona cyane n'ukigo. Oh yes. Abakomediye nese uhora wishimye cyane, nese urishimye uhora wishimye unezerewe nta matatizo ya hato na hato. Nikunda cyetse ngo kiranyisekereza bigatangira gake gutyo rero noneho kagiye ugahita ujya mba rero burya ndiyo ndese ngego ko bari ngwaretse kunzetsa ariko ndiseriye ariko ibyo ari kuvuga ntabwo akenshi babibona kuri seriye. Bitangira kuba seriye iyo utangiye guspending. Bavuga ati umuntu uvuga ngo umuguriye dress uramusohokanye abona bitakira urwenya, kandi noneho umuntu mwakundanye urwenya rurashira. Na projet nyine na projet nyinshi muganira. Ikintu kikubwira ko umuntu mukunda uramutinya. Nubona umuntu mukunda n'utamutinya hari mbese utamubona ngo uvuge ugahita ujya cyangwa wiyumanganye ubone ko uri mu bantu utangira utitira uvuga ati noneho ndisobanura utitire ko kuri iki gihe ibintu byabaye update
ariko nanone umuntu ukunda uba ushaka ngo ntakuboneho icyasha, ntaboneho red flags. Uruvuze ku kintu cy'amafaranga. Aha, ese muri iyi generasiyo turimo biroroshye ko umusore yabona umukobwa bakundana nta mafaranga? Birashoboka, Ukurikije uko ubibona. birashoboka, ni bake ariko barahari. Wowe ubibona gute? kugenda n'iki? Umusore biroroshye ko yabona umukobwa bakundana. Umusore nta mafaranga afite? Birashoboka, ariko nanone uwo musore ashobora kuba adafite amafaranga ariko kubera ikindi kintu kitagurwa. nuvuga ngo mbese n'ubundi we kwizayageraho bishoboka. Nuvuga ngo afite mind yagutse n'iki. Ushobora kuba udafite amafaranga none aha muri aka kanya wabara, ariko ideas afite cyangwa se intego afite. Hari ibindi bintu by'ibanga bikomeye mu rukundo abantu badakunda kugarukaho, ushobora gutuma urukundo ruramba. Kuri gahunda program yasho n'ibyo ngibyo birakora cyane, kubera ko nanone iyo bidakoze neza niho handi ujya ubona umuntu bari kuvuga ngo uyu muntu ntibaberanye, baba bafite ikintu baberanye, baba bafite aho bareshya. ukabona nkawe ukunda nka Mugisha, ukaba watira muntu yaramuhenze datisibuye yagushukishije iki, ariko wowe uzibanga ari utunanye Mugisha. Nyuma yo kuba Mugisha aba afite utuntu twe yikorera. None se byakunda ko iyi 2025 iyi generation ukundana n'umuntu mutaryamana? Nabyo birashoboka. Tubwizanye ukuri. None se ariko ikibazo abo bitakunda barahari, nabo bikunda barahari. Umuntu wihanganira kubana n'umuntu, umuntu wese utarabikoraho ashobora gukundana n'umuntu batabikora. Umuntu wese wabikozeho agahemukirwa biragoye kwihangana kuko yabaye used, ni ibintu yamenyereye. Ndetse nka kwa kundi uvuga ngo percentage nyinshi y'abantu bakundana aka kanya bararyamana cyane, ntabwo baryamana. Ntabwo ngewe kuri ngewe ntabwo nigeze nkarijanisha ngo mbimenye neza, ariko wenda abantu b'abahanga muri ibyo bintu bo nibo babitubwiranye, nawe watubwira uri umuntu. Jewe kuntu mbibona biragoye. Igisubizo rero wakibihereye. None se mwebwe kuri twe kandi twakubwiye ko dufite ubuhamya bw'ababikora n'abatabikora. Okay. Noneho kuba umusitari hari ikintu bigufavoreza kubona umukunzi? Ahubwo birabizambye. Kuko hari uwo muhura akavuga ati ngiye gukundana n'umusitari biragoye, kandi wowe ukaba wari wamukunze karite zose aranazuje, ariko kuko yenda uzwi akavuga ati abantu bakunda abasitari ntibaba bashobotse. buriya n'igihura n'umuntu we ntabyite. Abasitari bose uzabona baragize urushako rwiza cyangwa se bubatse mu buryo bwiza, ni abantu bashakanye n'abantu badafite aho bahuriye n'akazi k'abasitari b'abagabo babo cyangwa abagore babo. Umubare munini nta hantu biba bihuriye. Ni ukuvuga ngo se njyewe na Etienne twese tubaye turi abasitari biragoye ko relationship yacu biragoye ko muba mufite schedule zose bizagorana n'ibiki byose. Ariko iyo ufite umudamu wawe wigiriye kwisengera, nawe wigiriye kwigira, nta hantu muhurira burya ku buryo mugira icyo mupfa. Ariko iyo mugendana cyane ko azi ibyo ukora ntabwo aba ari byiza. Ko wari wambeshye ko muri buhure kuki wahuye na Tino kuki mwambeshye ibintu nk'ibi. Abagukundira uwo uri we kandi birashira. Kandi koko barambwiye bati abasitari impamvu batinya kujya mu rukundo nuko sometimes baba bavuga ati uyu mukobwa mbaye ntafite ibi ntabwo yankunda. Nibyo nyereje kenshi ko tunahisha nihereyeho uko ntabwo aba ari we musitari wenyine, nta nubwo ari we abahari n'abakiri hanze aha. Ukomeza ukamenya ingoro zawe ukazitsinda. Nk'ubu nkawe ubaye uri sheri wanjye nahita nkukora no muri ibi biganiro. Ubasa kubona buri wese aba yirwamo amwanariza avuga ati dukora no muri filime rega dukora. Umukobwa akimara kuba umusitari ahita akora ubukwe, umugabo akamubwira ati we utazongera ibyo bintu bya passion hasi, bamuteye nk'inda y'abantu batatu cyane. Ibyo byaba bishatse kuvuga ko abasitari batari loyo? Bari loyo cyane, ni nabo bantu bari loyo. Ibintu byo erega umuntu wese yagira urugo rwiza mwamura abasitari mwese. Ikintu cya mbere ahantu ibintu bipfira ni decision making. Iyo ugiye gushaka ushobora gushaka nabi bikakuvira
gushaka nabi ni ukuvuga ngo iyo uhubutse ingaruka zikugeraho ariko iyo ugiye kubana na best friend wawe umuntu uzi kuko umuntu wese agira defo iyo re ugomba gushakana n'umuntu yaramaze kumenya defo zawe kugira ngo zitazamutungura mu rugo kuko iyo azibonye mu rugo yaramaze gushaka ibyiyumviro yaragufitiye biragabanuka avuga tuzi ko narinzi ko yeah ariko icyo navuga cyo nuko decision making niya akenshi niho ibintu bipfira ninkukunda kubera nyashi ninkukunda kubera amafaranga ninkukunda kubera iki ibyo bintu ni ibintu hari ikintu nyine wamukurikiranyeho iyo iki kintu kibuze naho ubundi turiroyo cyane nk'ubu nkawe nakwikunda okay tugana ku musozo okay nirihe ko ndashaka buri wese ambwire amakosa abiri umuntu adakwiye kwihanganira kuri mugenzi we muri relationship twagiye cyane kosa rya mbere ntakwiye kwihanganira muri relationship kumbeshya kubera ko kubeshya umuntu mukundana muri relationship niwe best friend wawe niwe nshuti magara niwe muntu ubuze niwe ku buryo nshobora kuguhamagara waba ukitaba nkahita numva ko utameze neza so rero iyo ubeshya bitangira ubeshya ari akantu gato noneho ukongera ukabeshya ikindi kinyoma cyo gukavaringa gukora cya kindi wabeshye so bikazarangira rero n'urugo rwanyu rwubakiye ku kinyoma iyo mwagize plan yo kubana so rero kubeshya muri relationship ntago biba ari byiza ubwo kubeshya mvuze ntago ari twatunyuma nyine two turaho yo ati yenda baby ndaje gato cya kinyoma nyine ubeshye kumubeshya yenda ko uri ahantu runaka tuvuga urugero ukamubeshya ati baby ndaryamye kumbe wewe wibera igisenyi uri kumwe n'abandi bantu n'ibiki ejo agahita abona itangazo ngo wakomeretse hehe Rubavu uri kubyumva so iki kintu rero kandi umubwije ukuri ni umuntu yakumva abaye baby njyewe ndagira gahudi ni ndagenda nta kibazo so irya kabiri kudakunda bya nyabyo nyine kukwiyorobeka muri relationship kigira nk'umuntu muri relationship ariko utayirimo iryo ni ikosa kuri njye ntayo kuko icyo gihe nimba tumaranye imyaka 2 kandi wari waranyiyoberetseho bivuze ngo nyine natakaje umwanya Capto wowe nayahe makosa ntagomba kwihanganira kuri Etienne mu gihe twaba turi gukundana nayahe makosa Etienne yankorera ukumva simwihanganire gatubwira ati Etienne reka dutandukane wowe tubaye turi gukundana none njye mbimumenye ni ukuvuga Etienne niwe ngambwiye hari ibintu ambwiye kuri wowe birimo ibi akambwira ati uriya mukobwa ntago akunda comedy sibyo nahita mubwira ngo dutandukane kuko ntakunda ibyo akora urukundo ni ugushyigikira umugabo wawe ya no mu mafu uzarebe niyo ribije ije gufata umuntu bakabaza umugore ngo umugabo wawe ari yakoze iki se nyine aje no ngo ntaho hari yagiye mu kazi ari mu cyumba nuvuga ngo amushyigikiye no mu mafoto rero umuntu ukunda uramushyigikira niba rero utashyigikira Etienne mu bijyanye na career ye ubwo uwo muntu ntago murajyana icyo ni icyambere cya kabiri nkuko bivuze kubeshya ni ikintu gikomeye ku buryo gishobora no kuzavamo yuko ashaka kurera n'umwana utari uwe kirakura ari byo tumubaza iminsi turi kubona kubeshya ni akageso gato ariko kagenda gakura ese ko mutari kuvuga ku kintu wenda cyo gucana inyuma byo ni ikosa ngomba kwihanganira gucana inyuma ntabwo ibyo bintu turi bubigarukeho kuko birazwi ni ibintu byamamaye cyane biturusha izina twebwe ibyo harimo abahanga babyo babizoberemo babizi cyane rero ntabwo uri bujye muri deta ibyo twavuze nibyo umutwe wacu ubasha kukujera umugore guca inyuma umugabo ni sakirirego ntibibaho ariko umugabo guca inyuma umugore we guca inyuma umugore ni sakirirego ariko ntiba bivuze ko yanga umugore we dore kandi uzabaza mwarimu wawe ibindi nta bindi nakubwiye ngo ikishora muri iki kibazo nabwo ati kirarusha ubushobozi ikibazo kibanziriza cyane
ubaye ufite ubushobozi bwo guhindura ikintu runaka hano mu Rwanda iki wumva wahindura cyangwa wakuraho ubaye ufite ubushobozi bwo guhindura ikintu hano mu Rwanda iki wumva wahindura cyangwa wakuraho ukavuga uti nimba ari imodoka nzikuyeho nimba ari inzara nyikuyeho ntizongere kubaho ikintu nahindura hano mu Rwanda rero byose kirahari ubugati ikintu mwana wambabari kikava ibintu byinshi biri mu Rwanda ni byiza ahubwo bikoreshwa wenda nabi nk'imbuga nkoranyambaga nahindura uburyo zikoreshwa tuzongere kubona utunyuze muracyatubona turatubona mwageze kure ko biharira social media ni ikintu cyaje ari cyiza kinadufasha urubyiruko ahantu hose gutangaza amakuru ku gihe n'iki byose ariko hari n'abayikoresha mu buryo busenya imiryango social media ndayikunda nka yanga iyo yatangiye gusenya ikintu bita umuryango buriya ngewe nawe gutyo na Mugisha ari hano twese turi umuryango ariko niba tuvuga nk'iki kiganiro tugiranye umuntu agahita avuga ati Clapton ntabwo ajya akunda gutanga interview uriya mukobwa kuba yaramwemereye interview buriya bararyamanye bishimi ababikurikiye barenjoyinga story ariko bisenya umuntu imbere mu mutima kuko abastari benshi abubu ngubu bagira depression bakanaceceka abakera bo niba ubyizi neza abahanzi bakera bose byarangiraga biyahuye banyweye ibinini babiterwaga n'iki babiterwaga no guhemukirwa kandi bafite babikoreshejwe n'amazina bafite ubu ni ukuvuga ngo nshobora kuza nk'ahangaha nagukora gutya ku rutugu umuntu akaza akakubwira ati subona Clapton ko yakoze ku rutugu iriya ni harassment mukagenda mpaka muvuze utwo nari naragezeho twose muturiye nibyo biba kuri bano ba star abakinnyi b'umupira w'i Burayi bagiye bibaho cyane asanga ikintu turacyumvikanye ariko nyuma yaho uragikoresheje ifoto urayikoresheje murancucuye n'utuntu twose so kuba umusitari ni ibintu bigoye pe ubundi iki kiganiro gishobora no gutuma umuntu anarira we hari igihe ego bibaho cyane urumva aragenda agashira mu mutima muri we akabiza avuga atari ku bundi banzizi iki n'iki wari ugiye kumbaza ikintu wumva wahindura mu Rwanda ubaye ufite ubushobozi sintekereza ko ari uguhindura ahubwo ni ukongera byaba byiza kuri njye uko tumeze umuco wacu imikorere guhindura imikorere muri ntuza zose yose muri rusange niyo ngo ntidukore urumva twe twikorera gakeya ni ugukora uvuga ati video imwe mu cyumweru irahagije video 3 ariko nka za Nigeria Kenya Tanzania aba artist baho usanga ari abantu bari active cyane bakora ukabyuka nyine mu gitondo team ngari abakameramani iki ugasanga ku munsi bavuze ati video 3 yenda zigomba kujya hanze ubyumva nimba ari mu kazi nyine ukabona abantu bari sharp cyane ariko twibwe twikora nyine gake mu mahoro n'ibiki so dufashe ndangagaciro tuzacu dufite tukongeramo speed mu mikorere nimba ari service nimba ugiye yenda nkora muri office nkabona uraje bati wiriwe neza tukwakiriza iki bla bla ukabona nyine ebana ndi kuri speed yo hejuru ni hamwe uzagize uvuga ati hari ni minota 2 service ndatanyibona mpite nigendera ariko ubize uvuga ati dufungura izi saha pause irageze wati mwiriwe neza tubafashe iki yes tuvuga neza pe ariko nyine akantu k'ubushapu kabaye gahari muri nuza zose byaba byiza cyane so murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha mwakoze kumpa umwanya nawe wakoze cyane thank you very much thank you